Mwaramutse neza. Igitondo cyiza kuri mwese. Reka nizere ko mumeze neza kandi n'uwo bitameze neza, uramutse bitameze neza, Imana izi impamvu kandi ifite ibisubizo bya buri kimwe duhura nabyo muri ubu buzima. Muri saha y'agaciro rero narengarutse kugira ngo tuganire, ariko noneho ngiye gusubiza ikibazo umukunzi wa Mizipa Oreli TV yambajije. Nkizanye ahangaha rero kugira ngo nawe niba wajya gukibaza noneho igisubizo gite kikugeraho, kubera ko nyine ibi byose tugenda tubiganira kugira ngo turusheho gufashanya kugira ngo ubuzima bwacu bw'imitekerereze bubashe kuba bwiza, noneho ibikorwa byacu bya buri munsi n'ubundi buzima dusanzwe tubamo bubashe kuba bwiza, kuko byose bihera mu mitekerereze. Iyo umuntu atekereza neza n'ibyo akora biba byiza kandi akaba yabasha kugira n'amagara mazima. Rero ntatinze, uyu mukunzi wacu yarambajije ngo ese warabayeho nabi cyangwa se warabayeho witwara nabi, birashoboka yuko wahinduka ukaba umuntu mwiza? Ahari icyo kibazo nawe urakibaza. Mu masomo yose nigishije nagiye mvuga ubuzima bw'umwijima, ubuzima bwo kuvirwa n'umucyo, amahoro mu mutima. Hari ibintu byinshi nagiye mvuga, urugendo rwo kuva muri Egiputa, hari ibintu byinshi nagiye mvuga, ariko ahantu nerekezaga cyane cyane ubundi byari uburyo bwo guhinduka, ugahinduka ukarenga imitekerereze n'ubuzima bwa kera bwahise, none ukabasha kubaho ubuzima bushyashya. Igisubizo rero cyihuse cy'ikibazo kivuga ngo ese warabayeho nabi cyangwa se waritwaye nabi, wahinduka ukaba umuntu muzima? Birashoboka yuko wahinduka? Igisubizo ni yego, 150%. Birashoboka rwose wahinduka. Reka mbivuge gutyo. Iyo umuntu yavutse agakurira mu gishushanyo cy'imibereho cyangwa se cy'ubuzima bw'abandi, umuntu aravuka akagira ahantu avukira, akagira abantu bamurera, akagira umusozi avukiraho, akagira ibyo bamushyiramo atigeze ategura, atigeze asabwa kubishyirwamo, ahubwo akabyisangamo nk'aho ari amategeko agomba kubahiriza. Umuntu akakurira mu gishushanyo cy'ubuzima bw'abandi atahisemo. Ibyo bintu biramwangiza, bikaba byatuma akora amakosa menshi. Akaba byatuma akora amakosa menshi kubera yuko ubuzima bayeho si ubwe, ntiyabuhisemo. Principe cyangwa se maxims, ndabivuga gutya, amahame agenderaho, amahame akurikiza ntabwo araye. Noneho rero iyo yananiwe kuyakurikiza niho yisanga ari mu makosa. Muri we ashobora kuba arimo kubikora kumva nibwo buryo bwe, ariko abandi bitewe n'amahame bashyizeho bakabona ni amakosa. Rero ibi nibyo bijya bituma sosiyete, amategeko yashyizeho, iyo utayakurikije bihinduka nyine ibyaha cyangwa se bigahinduka amakosa, kubera yuko iyo abantu bananiwe kugenda nk'uko sosiyete ibishaka, ibyo yabishyizeho bihinduka amakosa. Noneho rero hari igihe umuntu abivuga yisobanura, hakabura umuntu wamwumva mu buryo bwe, agasa n'umuntu wananiranye muri iyo sosiyete, bikaba noneho ari inzira yo kuyoboka imyitwarire mibi, kubera ko ibyo bitera ihungabana. Iriya myitwarire mibi tujya tuvuga cyangwa se tujya tubona abantu bakora, akenshi bikomoka yuko babaye mu gishushanyo cy'ubuzima bw'abandi batashushanyije, batahisemo. Noneho n'amakuru babahaye kuri icyo gishushanyo cy'ubwo buzima ugasanga ni make, bagerageza kwigaragaza noneho abo bari bo, bigahinduka amakosa, bakabashyiraho ibyaha, abantu bakabahahana, bikabyara agahinda, bikabyara ibikomere, noneho bikaba byarema n'izindi ngeso zitari nziza, kubera yuko umuntu muri icyo gihe aba arimo kwishakisha kugira ngo abashe kuba yakibona. Noneho rero iyo habayeho impinduka mu gihe umuntu ashushanyije ubuzima yifuza kubamo, agatangira urugendo cyangwa se intambara yo kuba muri icyo gishushanyo yishushanyirije ubwe, akabaho ubuzima bufite intego. Ni ukuvuga ngo impinduka ibaho. Impinduka ibaho iyo umuntu
yishushanyirije igishushanyo cy'ubuzima yifuza kubamo, uwo yifuza kuba we akamushushanya kandi agafata icyemezo agatangira urwo rugendo rwo kuba muri icyo gishushanyo yashushanyije cyangwa se kubaho ubuzima yashakaga. Nshobora kuza gutanga wenda ingero, kuko iyo ubuzima bwawe buhaye intego nibwo habonekamo impinduka. Hari ugukora ibyo ushaka kandi ukunda, kuba kubaka urugo, kubakana urugo n'uwo ushaka, kuba ahantu ushaka, kwiga ibyo ushaka, kubana n'abo ushaka n'ibindi bintu byinshi. Kwihitiramo mugomba kubana, niba ugiye kubaka urugo kwihitiramo muzabana, niba ugiye gukora ugakora ibyo ushaka kandi ukunda uzi n'impamvu yabyo, niba ugiye kuba ahantu ukaba uzi impamvu habaye, n'icyo uzahakura n'icyo uzahashyira. Hari n'ibindi bintu byinshi kuko ni wowe wabishushanyije urangije ufata icyemezo ukijyamo. Igihe utarashushanya ubuzima bwawe rero, igihe utaraha ubuzima bwawe icyerekezo, igihe utaritekerezaho, igihe utarimenya, biragoye yuko wahinduka. Ariko iyo wamaze kwisobanukirwa, impinduka rwose iraba. Nubwo warakoze ibintu bikomeye cyane, urahinduka ukaba umuntu muzima, kubera yuko Imana niyo yuhagira umuntu niyo imuhindura, kandi byose bikaba season cyangwa se bigaterwa n'igihe. Rero uko guhinduka niko kwitwa kwihana cyangwa se kuvuka ubwa kabiri. Iyi mpinduka ibayeho ni uguhindurwa mushya, nibyo twita kuvuka ubwa kabiri. Ni uguhinduka mu mitekerereze cyangwa se kwihana mu mvugo ya Bibiliya cyangwa se mu mvugo y'umwuka, mu mvugo ijyanye n'iyobokamana, babyita ngo ni ukwihana, ni guhindura icyerekezo muri dogere 180. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye guhindukira ni ukureba muri minus infinity to plus infinity. Ni ukuvuga ngo niba ndimo kureba ahangaha hariho nabaga ndimo gukorera ya mafuti yose, bya bindi navuze ngo nabayeho nabi nkora amafuti, binsaba guhindukira dogere 180 nkareba gutya, kandi nkahita nkomeza urugendo ubutazasubira inyuma. Rero iyo utarisobanukirwa, utarashushanya n'ubuzima bwawe, icyo gihe iyo ugiye guhindukira niba warebaga uhita ugira gutya, uburaha ukaburira. Hari amahirwe y'uko uzasubira muri ibi, hari n'amahirwe y'uko ibingibi utazabijyamo cyangwa se uzabijyamo. uba urimo hagati. Rero birasaba kugira determination cyangwa se kwiyemeza, gufata ingamba, ugafata icyemezo gikomeye. Warangiza ukagenza gute? Ukagenda ukiyemeza, ugashushanya ubuzima bwawe ukabubamo. Rero wenda mbivuze muri make, ariko kuba warabayeho nabi, kuba utaritwaye neza mu mateka yawe, ntibivuze ko utahinduka. Urahinduka 100%. Upfa kuba wafashe icyemezo, wamaze gusobanukirwa ibyo ubamo, uzi noneho n'ibyo ushaka. Icyo gihe ufata icyemezo ku buzima bwawe, ugashushanya ubuzima bwawe nk'uko ubushaka, warangiza ukabubamo. Ikiguzi byose bizagutwara, igihe cyose bizagutwara, ububamo rwose kandi bigakunda. Imana ibahe umugisha.